I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go. Things go wrong so that you can learn to appreciate them when they are right. Aya ni amagambo yavuzwe n'umugabo bita Inky Johnson. Inky Johnson yagize inzozi, agira inzozi zo gukina. Gusa ku munsi yagiriweho icyizere, nyuma y'ibikorwa byose, nyuma y'imyitozo yakoraga, guhera saa 10 za mu gitondo agakora imyitozo, umunsi yagiriweho icyizere, ni wo munsi yagizeho ikibazo gikomeye cyo kumva ijambo rigoye ryo kuvuga ngo kariyeri yawe irarangiye, ntuzongera gukina. Ese ibi byigeze bikubaho? Byigeze bikubaho se gukoresha imbaraga zawe, ariko ku munsi wifuje kumva yego ukumva oya? Ese bigenda bite? Ukora iki? Kurikira. Mu mamiliyari y'abantu batuye isi, byakugora gusanga hari abantu batagira inzozi. Byakugora gusanga hari abantu batifuza gukora ikintu cyangwa badatekereza gukora ikintu. Gusa nubwo bimeze gutyo, uyu munsi wa none ngiye ndifuza kuvuga ku kintu gikomeye cyane. Ese bigenda gute iyo wifuje ikintu ariko ntukibone? Iyo wifuje kumva yego ariko ukabona oya, bigenda bite? Ukora iki? Ese uhita ubura motivation? Bigenda bite? Ubundi mu buzima busanzwe, iyo umuntu adafite yego cyangwa ari kubona ibisubizo bitandukanye n'ibyo yifuzaga, abaho ababaye, abaho atishimye, abaho yigunze, abaho abona ubuzima nta kintu bumaze. Nyamara ntabwo ibi bikwiye, kubera yuko uwo bita Inky Johnson nawe yatekereje gukina umupira, arabyifuza, arabihananira, akora buri kimwe cyose. Ariko ku munsi yagiriwe icyizere, ku munsi umutoza yashatse kumukinisha, niwo munsi yavunitse, avunika ukuboko. Muri uko kuvunika ukuboko byarangiye kariyeri yo gukina irangiye. Ibyo yifuje, ibyo yatekereje ko bizagira umumaro umuryango we, ukabasha kuva mu kazu kamwe wabagamo nako k'ibyumba 2 yabanagamo n'umuryango we wose. Ibyo ngibyo byari bihindutse zero ku munsi umwe gusa yagiriweho icyizere. Kuri uwo munsi yumvaga bigiye guhinduka. Ibi ngibi ni ibintu bibabaje cyane. Nawe hari igihe ujya ugerageza amahirwe, ukagerageza gukora ikintu, ku munsi wa nyuma, ku munsi ubona result zegereje, ukajya kubona ukabona byose bise bisenyuka, byose bibaye zero. Ibi ngibi ni ibintu bibabaza cyane, ni ibintu bica intege, ni ibintu wumva ko nta kindi kintu wabikoraho. Ariko Inky Johnson aravuga ati, nizera ko buri kintu cyose kibaho kubera impamvu. Abantu barahinduka kugira ngo bakwigishe, kubareka bakagenda. Ibintu bigenda nabi kugira ngo uzabashe gushima nibigenda neza. Ahangaha abagaruka ku kuntu nawe yavuze ngo yifuzaga kuzaba umukinnyi w'umupira, ariko birangira atamubaye, birangira avunitse ku munsi yagiriweho icyizere. Ibi ngibi byamuciye intege, atangira kubona ko ibyo yifuje Imana itari kubisubiza, atangira kubona yuko ibyo yifuje ari kure cyane yo kubigeraho. Ibi ngibi byamuciye intege, bituma abaho yigunze, ariko nyuma yaje gusobanukirwa, atangira kwizera ko buri kintu cyose kibaho kubera impamvu. Nawe ushobora kuba uri mu kibazo, ushobora kuba ureba imbere ukabona nta kintu kibereyeyo, ukabona ni umwijima gusa, nta mucyo ukumurikiye, nta nzira wifitiye, nta muntu uhari ngo agufashe. Gusa nubwo bimeze gutyo, komeza ukore, komeza wihangane, komeza ushyiremo imbaraga, komeza ushake umuhamagaro wawe, kubera ko nubwo Imana ivuze oya ku kintu kimwe, ntabwo ivuze oya ku bintu byose. Ifite impamvu iri kugukorera ibyo byose. Wowe komeza uharanire gushaka iyo mpamvu. Iyo umuntu ari gushaka impamvu, nabwo ahura n'ibigeragezo, kubera ko ahora atekereza ku byo yakunze gukora, ahora atekereza kuri za nzozi, akirengagiza ko oya Imana yamuhaye nayo ifite igisobanuro gikomeye, nayo iri kumwigisha. Rero nta mpamvu yo kugenda ugasitinga ku kintu kimwe cyangwa ukihoma ku kintu kimwe mu gihe ufite Imana yakubujije gukora ikintu, mu gihe ufite oya wabonye kandi ikwemeza ko ibyo bintu bitakongera gushoboka. Wowe shakisha, ukore ku buryo uri bugere ku kindi kintu, kandi iki kintu ugiye kugeraho nacyo ugikore ugikunze kandi ugishyiremo imbaraga. Nizera ko buri kintu cyose kibaho kubera impamvu. Inky Johnson yizera ko buri kintu cyose kibaho kubera impamvu. Nawe kuba uri gutsindwa ni impamvu, ni ukugira ngo ubashe kubona umuhamagaro wawe, hanyuma uwo muhamagaro wawe uwukore bigende neza, hanyuma utere imbere, ubeho neza. Icyo nizera kindi ngewe ni uko nizera ko nta kintu na kimwe ushobora kugeraho utashyizemo imbaraga, utitanze bikomeye. Ntabwo uzitanga ngo ubashe kubura icyo ugeraho, uzakigeraho. Ibi wabikora ukabasha kubigeraho. Gusa ntucike intege kubera ko Imana yavuze oya, kubera yuko abantu bavuze oya, kubera yuko hari ibitagenze neza. Hari impamvu, buriya impamvu irahari. Ibi wabikora, bikore. Buriya buri kibazo cyose kigira igisubizo.
kuko niba nta gisubizo nta nubwo ari ikibazo. N'undi mugabo wabivuze, ibi nawe wabikora. Buri kibazo cyose gifite igisubizo, wigira ikibazo ngo uhangayike. Komeza utange imbaraga zawe, komeza ukoresha imbaraga zawe. Ibyo ngibyo uri gukora, uko kwisakirifiya, izo mbaraga uri gutanga zizageraho zigaragaza umusaruro. Ushobora kuba wakunze ibiganiro dukora ariko ukaba utarakora subscribe, ntiwibagirwe kuyikora, kubera yuko turi kubaka umuryango ushyigikirana, umuryango uterana imbaraga. Ibi ngibi nanjye mbikora kubera yuko nabihawe, nanjye nagize imbaraga nzitewe n'abandi, nzitewe na motivasiyo. Niyo mpamvu nanjye nifuza kugutera motivasiyo ugakora ibyo ngibyo abantu batekereza ko bidashoboka, kuko ngenda ndabizi neza ko bishoboka. Aho ngaho utekereza ko ibintu bidashoboka, biba bishoboka. Cya kibazo utekereza ko kidafite igisubizo, gifite igisubizo. Andika hasi muri komenti uvuge ngo igisubizo kirahari. There is answer.